Umwami Yesu, Umwami Yesu gaza, Umwami Yesu, Umwami Yesu gazaza, tuzamureba tunyumva. Bagenzi tube maso, duhore tumwiteguye. Nukuri data ujuru ndawuzigira nyamara zaza kungo. aya makuba yamare duhumure dutegereze icyamakaza dati Umwami Yesu. Ntambwe duhura nazo zose hano kuri iyi si zose zizana amashimwe, zifatanyiriza hamwe kugira ngo tuguhe icubahiro Mana. Kukumenya n'ubutunzi bukomeye kandi turabwiratana kuko twagiriwe ubuntu. Ni ku muririmbyi yavuze ngo mu magana menshi y'abanyabyaha warantoranije. Reka tugushimire ko uyu mugoroba twongera kuzamura icubahiro cawe kubyo wakoze. Turakwiyegereje rero nk'umushitsi mukuru kugira ngo utaramane natwe. Ibikorwa byose ahangaha kuva dutangiye kugeza turangije biguhesha icubahiro. Amagambo avugirwa aha azamura icubahiro cawe kuko uri Imana ikomeye. Ndagushimira kubana natwe kandi ukomeza guhorahoza umuryango wa hafi kuko urupfu wararunesheje rwose nta gicucu carwo. Je crois que les gens qui sont à côté, abicaye iruhande rw'umuntu utumva, pouvez essayer de glisser quelques mots, si c'est possible. Ça sera difficile peut-être d'utiliser les deux langues. Mais pour commencer, nous vous approchons vous tous. Nous vous disons bienvenue ici en ces lieux. Vous connaissez pourquoi nous sommes ici. C'est le pasteur Adrien. Nous sommes venus pour cette circonstance. Soyez donc le bienvenu et participez dans toutes les étapes de cette cérémonie dans la joie et dans le calme. Nous allons écouter Umwami Yesu gaza, Umwami Yesu gaza, Umwami Yesu, Umwami Yesu gaza, Umwami Yesu, Umwami Yesu gaza, Umwami Yesu, Umwami Yesu gaza, tuzamureba Satani n'abadayimoni bazahunga mu maso, abisi babagura azaza amahoro azatwara azaca intambara ahindura ibintu byose icyamakaza ati Umwami Yesu, Umwami Yesu gaza, Umwami Yesu, Umwami Yesu gaza, tuzamureba tunyumva. Bagenzi tube maso, duhore tumwiteguye. Nukuri data ujuru ndawuzigira nyamara zaza kungo. aya makuba
makuba y'amaremure duhumure dutegereze icampakaza dati umwami Yesu umwami Yesu gaza umwami Yesu umwami Yesu gaza umwami Yesu umwami Yesu gaza tuzamureba bagenzi tube maso duhore tukaribu ya kufika nakuona mtu yule Mungu atatupa na kutustarehesha kabisa. Mungu atatupa Na kutustarehesha kabisa. Tutakusanyika huko penye mto mwema sana. Tutakusanyika na Wakristo kwenye mto wa maji mazima. Tutakusanyika na Wakristo kwenye mto wa maji. Tuzabana n'abera bari kumwe n'Imana ari uko twiringiye tukizera maze tukazabana nabo mu ijuru. Haleluya. Iki rero ntibisura ngo twicare twifumbate, tuzi yuko abera badapfa ahubwo barasinziriye, umunsi umwe tuzaja kubana mu ijuru. Haleluya. Duheze si cyubahiro kandi mukome amashi nimba abenshi ntituzi none indirimbo za Okovu, ariko mwokoma n'amashi maze tukanezererwa Imana yuko umunsi umwe tuzabana na pasiteri mu ijuru. Duheze si cyubahiro. Haleluya. Haleluya. Amen. Tukaribu ya kufika nakuona mtu yule Mungu atatupa na kutustarehesha Mungu atatupa na kutustarehesha. Shimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo nasi, ari nayo data wa twese w'imbabazi n'Imana nyirihumure ryose, iduhumuriza mu makuba yacu yose kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana, kuko nguko izo Kristo yababajwe zadusesekayeho cyane, niko no guhumurizwa kwatugwijijwemo na Kristo. Amen. Alléluia. Nous approchons tout le monde qui est venu en retard et nous sommes ici pour une circonstance que vous connaissez. Dushatse ngo duhumurize iki gipindi cya mbere, duhumurize uyu muryango mu ijambo ry'Imana. Rero ijambo dusomye ni ijambo Paulo yandikiye aba Korinto, arababwira ngo hashimwe gusa Imana yacu. Haleluya. Hashimwe Imana yacu, hashimwe Imana yawe. Haleluya. Uyu munsi hashimwe Imana gusa. Kati yote ya dunia hii nakuitangaza Injili, ni faida kwetu kabisa. Nakuitangaza Injili, ni faida kwetu kabisa. Wakristo watapoingia mbinguni kusifu Mwokozi, na mimi nataka kufia kuimba pamoja na wao.
watamu imidi milele. Waliohudumu kwake watamu imidi milele. Kwa neema kubwa kabisa tumekubaliwa na Mungu. Kwa neema kubwa zaidi twapata kumutumikia, kuishi kwa ajili ya Yesu kati yote ya dunia hii. Na kuitangaza Injili ni faida kwetu kabisa. Na kuitangaza Injili ni faida kwetu kabisa. Wakristo watapoingia waliohudumu kwake wewe kila jambo unayaruhusu Baba. Tukija hapa Bwana kwa ajili ya kukutana ni kwa sisi tunaopatikana hapa, kwa sababu yule tunayemulilia alikuwa mtumishi wako, na tunakuwa na imani kama wakati kama huyu anakuwa pembeni yako. Asante basi Mungu kwa neno lako tutakayolisikia. Fungua macho na masikio yetu ya kiroho tusikilize neno lako, kusudi jijenge imani yetu na itupatie nguvu Bwana ya kuweza kuishi neno lako kabla tungali katika dunia hii, na hiyo pale tutayarishe kukutana nawe siku moja. Asante tena kwa neema unatupatia kwa kukutana wakati kama huu. Bariki dada, bariki kaka tunaokutana katika jina lako, na yote tunaomba kupitia jina lako, Bwana na Mungu wetu. Amen. Exhorté pour la deuxième fois dans ce programme. Je pense que c'est voulu par Dieu. Et j'ai foi que Dieu va nous consoler. Amen. Amen. Alors, il ne suffit pas de dire ceux qui sont proches. Je crois qu'il faut désigner des personnes clairement. Les jardins, il y a vendu moins mu rugo. Turi twenyine, turi conscient ya présence yawe hano. Icyo gituma tukwakiriye Mwami Yesu ngo uyu mwanya uganira ijambo ryawe nibikurikira umwuka wawe abaraha adufashe kuvuga ariko adufashe no kumva ijambo ritugira akamaro mu kwitegura guhura nawe mu izina rya Yesu. Amen. Turasoma amagambo nkangahe hanyuma turafunga Bibiliya, noneho tuje kuganira umwanya utari muremure, umwanya wo kurangiza. Dusome mu ndirimbo za Salomo, igitabo kidakunzwe gusomwa cyane, Cantique des Cantiques, chapitre 5, chapitre 5, ivensi ya 2, kugeza ku ivensi ya 7. Cantique des Cantiques utamenyereye gusoma Bibiliya, uva muri Zaburi ukaja mu Migani ukaja mu Mbwiriza, noneho ukaja mu ndirimbo ya Salomo cyangwa hafi ya Isaya. Exactement, hafi ya Isaya. Ariko muze mwiga gusoma Bibiliya buriya. Ndabyuka nja kumukingurira, ibiganza byanje bitonyangaho ishangi iyagirana iva ku ntoki zanje, itonyanga ku byuma bikingishwa urugi. Maze niyo verse twashakaga, kingurira umukunzi wanje, ariko nsanga yahavuye yigendeye. Umutima wanje wari washigutse ubwo yavugaga, ndamushaka ndamubura, ndamuhamagara ntiyitaba. Pura n'abarinzi bagenda umudugudu barankubita barankomeretsa, abarinzi b'inkike banyambura umwitero wanje. Abakobwa b'i Yerusalemu mwe
ndabihanangirije nimubona umukunzi wanje mumubwire yuko urukundo rwansabye amen. Tuje muri Amos, none ko turasoma ibitabo mutamenyereye. Amos ni mu bahanuzi batoya ari inyuma ya Yoheri. Uwo watambutse ni verse 12. Nabateje icorezo nk'ico nateje muri Egiputa, abasore banyu nabishije inkota, njana amafarashi yanyu imiryango, natumye umunuko mu ngerezo zanyu ubaja mu mazuru, les infections cyangwa amavirus, ariko tivyatuma mungarukira, niko Uwiteka avuga. Nico gituma nzakugenzereza ntyo, verset 12, Israeli we, ubwo nzakugenzereza ntyo, itegure gusanganira Imana yawe. Israeli, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Tuje muri Yohana 21, Yohana 11 kwinshi rivuga riti haleluya, kuko umwami Imana yacu ishobora byose iri ku ngoma. Tunezerwe, twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi yahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka yabera. Arambwira ati andika uti hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama, kandi ati ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Amen. Turangize. Ami nini yera mbona niyicayeho, utegere neza, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Mbona bapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, arico gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye muri byo, bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Urupfu n'ikuzimu cyangwa na kuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri. Kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Imana itubabarire. Amen. Amagambo dusomye ni amagambo yahumetswe n'Imana, ijambo ry'Imana ryera. Iyo tuvuga ijambo ry'Imana ryera, tuba tuvuga ko si ijambo ry'umuntu. Dukunze gukurikira amadisikuru y'abantu bakomeye. Ngiri igitabo kimwe kivuga amadisikuru yavuzwe akomeye ku isi, ariko yo n'amadisikuru y'abantu. Aya ni amagambo ahumetswe n'Imana, ni ukuri kw'Imana. Ko turarangiza ikiriyo cy'umuvandimwe Pasteur Adrien wadusize, aha ni kwa murumuna we, donc twaje kubahumuriza. Mbese ni nka kurya Yesu yaje guhumuriza kwa Marita na Mariya bavukanaga na Lazaro. Ukwiye ko tudafite ubushobozi bwo kuzura umuntu. Ijambo ry'uyu munsi rikubiyemo kwitegura kwacu.
kuko uwagiye yagiye. Ejo umuvandimwe muri Amerika baramuhambye, bisobanurwa ngo hari ahantu bamuhambye. Umunsi impanda izavuga, iwe ni hariya igituro ciwe ni hariya kizaturikira, asohoke nk'uko umukristo wahambwe muri Japon, umukristo wahambwe Afrique du Sud, umukristo wahambwe muri Togo, umukristo wahambwe muri Belgique. Umunsi w'impanda nk'uko Pawulo yabivuze mu Batesalonike, abo bantu bahambwe bapfira muri Kristo. Barimo Adrien wahambwe hariya mu butaka bwa Ohio, bazatubanziriza tuzaba tukiri mu isi. Amen. Bena icyo nshaka kuvuga mu magambo yibitwe nkangahe, ijambo rya mbere ni ukwiga gusoma iminsi. Muri Zaburi biranditse ngo utwigishe kubara iminsi yacu, apprends-nous à compter nos jours. Savoir lire les signes des temps. Kwiga gusoma, twige gusoma isinye z'ibihe. Twari hano dimanche, ndavuga mu magambo arasuye cyane. Twari hano niyinga, se hari niyinga hano, ubwo twagize indikiro. Kuva niyinga na none hamaze gupfa abantu benshi cyane, kandi bakomeye, abakomeye n'aboroheje. Kuva niyinga na none hapfuye perezida w'Uburundi. Ubwo twari hano niyinga, nta makuru y'urupfu rwe yarahari. Kuva niyinga na none hapfuye nyina wa perezida w'Uburundi. Nta muntu bashoboye guhagarika urupfu. Kuva niyinga na none hari umwavoka, ku bwanje ndibwira ko ari wa mbere mu bavoka b'abakongomani, dans le sens y'ukuntu yari yarazamutse cyane no hanze. Usomye ilisiti y'abavoka 50 ba mbere b'abanyafrika, Afrique continent yose, Mukendi yabagamo, Emery Mukendi niwe wanditse iriya tegeko rya loi minier kuva 2002 bitangiye. Yafashwe nkano na Pankeje hano Kinshasa. Bon, ariko no komeza n'abandi namwe muzi. Rero nditwoza tubona abantu bari iruhande rwacu, tuzi tumenyereye, bumakarti bakomeye, aboroheje bapfa, twe tukibwira ngo nécessairement iminsi yacu iracari miremire cyane. No kwihenda rwose. Nimureke twige gusoma ibihe. Nitwiga gusoma ibihe bizadutera kwitegura. Ariko nitutiga gusoma ibihe, tukabona burakeye burije ukwezi, amezi abiri, tudahaya ducunguza ibihe ngo twitegereze, tuzatungurwa n'urupfu. Kandi nta kindi kintu kibi ku isi ko kuvuga ngo nzatungurwe n'urupfu noneho nditegura. Nimba urupfu rwojana Nkurunziza ko n'abandi baperezida bakaba barahambwe ari mu gituro, taco pouvoir yokora. Umuntu ufite ubushobozi bwo kuvuga ngo bafate indege imujana ahashobora kuja kose ku isi, ariko akanyura abantu mu myanya y'intoki. Tutitegereje ngo dusome iminsi ukuntu ari mibi, biba ari bibi cyane. Muri Amos twasomye ariya chapitre 4 verset 12, aravuga ngo prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Iyo verset 12 ni nka conclusion y'ibintu biri hejuru, utangiriye hejuru. Haravuga ngo nabahanishije
kubura imvura njewe Imana timwahinduka, n'abahindishije imyaka yanyu kutera timwahinduka, nazanye urupfu mu basore banyu timwahinduka. Haratondagira ibintu ariko hakusavuga ngo timwahinduka timwahinduka timwahinduka. Icyanyuma twasomye yavuze ngo nabatejeje infection zo mu mazuru. Murabona ukuntu umeze aho mwipfuse ni he? Akanwa mu mazuru timubona ko ibyanditswe byera ko murese ngo iverse ije uyu mugoroba. Sachons lire les signes de temps. Nabatejeje indwara zo mu mazuru ariko nabwo ntimwahinduka. Ça veut dire quoi? Aho Imana ko irafata responsabilité yo kuvuga ngo ibintu bibi bimwe muzamubona bishikira abantu ni jewe uzubibateza kugira ngo mwihane mu ngarukire. Ariko niyo mbibatejeje ikompris n'iki cyorezo gihari. Ijambo ryakoreshwa hano ni cyorezo, ni cyorezo mu rurimi rwacu niko tubyita. N'iki cyorezo uko Imana yadutejeje gihari ubu nyine. Hari abantu mu by'ukuri tugize amezi 3 batarafata umwanya ngo bavuga ngo ariko iki cyorezo cyo mpitana byogenda gute. Iki cyorezo gituma indege zo mu kirere zose zihagarara n'ukundi isi yarigeze ibintu byo twari tuzi ngo ni indege nibiki. Mais ntusome les signes de temps ukiberaho gusa ukarya ukaryama. Oya, hagarika umubiri ubwenge n'umutima uvuge ngo ese iki cyorezo cyo bari cyo cyanyuma kurinje. Ko mbere ngo Adrien niwe utari umukiranutsi se ukurikiye ubuhamye bwiwe ni umukiranutsi mu bakiranutsi, ariko ibahati yiwe apfuye agihaye aservira Imana. Nutasoma signe de temps uzaja gupfa warasuye inyuma, upfe usigaye utuye mu byaha, upfe Yesu atakiri inshuti yawe magara. Amen. Imana itwigishe guharura iminsi no gushira imitima yacu mu bwenge, dusome signe de temps tubone ibintu uko bihe bimera. Si ngombwa ngo tuje mu inama yindi tuzabihamagariza inama, ariko ni umutima nama wawe, conscience yawe ikubwire ngo ubwo bihe bigera kuri aba bantu bose ejo nejo bundi yabanjewe Mana yanje reka nguhindukire. Amen. Ku verse 12 muri Amos noneho hamaze kuvuga ngo naguhanye gutya ntiwahinduka, nguhana gutya ntiwahinduka, nguhana gutya ntiwahinduka. Niho yashita avuga ngo itegure guhura n'umwami wawe yewe Israel. Amen. Ubu witeguye gute guhura n'umwami wawe? Niteguye gute guhura n'umwami? Iyi Mana inyitegereza nge mbyutse mu gitondo, iyi Mana ihaye ubona nsinziriye mu gicuku, Imana izimbona nk'umuntu witeguye cyangwa se kwitegura ni gute? Kwitegura ni ukwanga icyaha, ni ukureka icyaha. Kwitegura ni ugukunda Imana, kwitegura ni ugukora ubushake bw'Imana. Amen. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Wavanaho izina Israël ukavuga ngo prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Moïse, ô Kamanzi. Ushireho izina ryawe. Imana ni wowe hayibwira. Njewe bifate ko muri uyu mugoroba nimba no kwibagirwa n'andi magambo yose, ariko ngende nibuka ngo Imana yambwiye ngo prépare-toi à la rencontre de ton Dieu yewe naka. Amaze ngire repentance, sa imbabazi, nakire Yesu cyangwa se imba naramwakiriye, inzira zanje zitunganye, nicara nzi ngo nimba Yesu cyangwa urupfu ruje ejo nakazirimo.
ni ukuri nage nimba ari na kane twari ku kiriyo ca Bukavu c'umuvandimwe Serukiza avugirwa amagambo menshi. Umwe mu bigishije yari Kamburishe n'uwo mugoroba aratubwira ngo avuga nk'umugabo uvuga avuye inyuma, aravuga ngo kunjewe mwaye mumbona nditeguye. Parce que yaravuye hagiye yaratuye hako, aravuga ngo dutandukanye hano mukumva ngo imodoka yagize accident napfuye, timukababare k'abantu badafite ibyiringiro, kuko njewe ndi tayari gupfa buri munsi. N'uyu mugoroba mbaye nigishite abantu twari kumwibuka, timuzi ko urupfu rwaje kuvira muri accident. Hano muri uko kuprepare ho haguruka umuntu agashira ukuboko hejuru akavuga ngo nimba mpuye n'urupfu hano, accident gadi imodoka nizi tugenderamo, nimba mvuye hano ngahura n'urupfu cyangwa se indwara ikamfata, kuko bidatsindwa abaga iri mu gufata si ikindi bakoze, ni umunsi wawe ugeze. Wovuga ngo nimba iyi ndwara ifashe none ngapfa muri riyinga, ndi tayari guhura n'Imana. Imana idufashe twige en profondeur ayo magambo kugira ngo aduhuge. Ijambo rya kabiri, mu gihe dutegereje ni iyi attitude tugomba kugira. Twasomye mu gitabo c'indirimbo ya Salomo, ni histoire y'umukwe n'umugeni. Iki gitabo nagize imyaka myinshi ntazanga isoma, muri minsi ya nyuma mvuga guti umutima cyangwa umwuka wakinjanye. Hari ukuntu nashakisha ubushuti mu rundi rwego n'Imana n'umwami Yesu, bagaya bigatuma bwa bukwe butakibaye. Aba bantu bapfuye na Imana itugirira imbabazi, twumvira ijambo rya kabiri ryo kuvuga ngo umwanya n'uyu. Ariko kandi no mu gihe umwami Yesu azaza, iri jambo rizagaragara. Yesu naza impanda ikavuga, wowe noneho ntuzayumva kuko ugihaye ushakisha wa mwenda bya birato byo kwambara wari kugenda. Bwa bute no kujya kutitegura, kudakoresha umwete byakuburiza inzira umunsi wo kugaruka kwa Yesu. Dutinye attitude yacu ya attitude y'umukunzi wacu. Basomye mu Byahishuwe havuga ngo hahirwa abatumiwe mu bukwe bw'umwana w'intama. Amen. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Uzabayo nje nzabayo, uzabayo nje nzabayo. Ubwo bukwe ni ukuri, ubukwe bw'umwana w'intama. Biza bivuga muri Ufunuo ko bazaririmba indirimbo ya Mose n'indirimbo y'umwana w'intama. Padiri bazayiririmba uwo munsi, bazaba bafite ibinubi, les instruments de musique, baririmba indirimbo ya Mose, baririmba n'indirimbo y'umwana w'intama. Nzaba ndiyo kweli, zaririmba iyo ndirimbo cyangwa ibyanje bizaheke hano ku isi. Usomye hariya handi mu Byahishuwe twasomye, haravuga amagambo y'urupfu n'urupfu rwa kabiri. Usomye chapitre yose harimo amagambo akomeye cyane. Havuga ko Yohana werekwaga yabonye itrone n'umuntu wicaye kuri trone ku ntebe. Biravuga ngo isi n'ijuru bihunga mu maso ye. Amen. Ubwo bavuze ngo isi, baba bavuze ngo n'abantu bakomeye bose
n'abantu b'abatunzi bose n'abantu b'abanyabwenge bose bazahunga mu maso he. Niyo ndirimbo twaririmbye dore isuku ndi kwifuza mukiza iragukunda uzaza ryari. Abisi b'abagurano bazahunga mu maso. Amaze Yohana abona uwicaye kuri iyo ntebe atanga instruction yuko ibitabo bibumburwa. Ibitabo birabumburwa. Muri ibyo bitabo byabumbuwe habumburwamo n'igitabo kimwe cy'ubugingo. Amen. Igitabo cy'ubugingo ni ukuvuga ngo ni igitabo cyanditswemo amazina y'abantu bakiriye Yesu nk'umukiza n'umucunguzi wabo, ariko kandi bagendana n'Imana umunsi ku wundi, abantu Yesu yacunguye, abantu bakonstituye umugeni. Igitabo kirabumburwa. Kuva isi yaremwa, ba Aburahamu barimo, ba Enoki barimo, ba Eliya barimo, ba Daniyeli barimo, ba Adriye barimo. Iwarabidusise. Biravuga ngo abatarabonetse banditswe muri icyo gitabo cy'ubugingo bazatabwa mu itanura ry'umuriro. Ariko kandi biravuga ngo inzuzi zose, le mer ou la mer, inyanja zizazana abapfuye mu mazi. Hari abantu bigora batariko bari abantu ko nta gituro gihari bizagenda. No, inzuzi zose zizaruka abapfiriye mu mazi. Amen. Ni devoir ya Tanganyika, ya Fleuve Congo, y'inzuzi zose ku isi y'amaoseya kuzazana abantu n'amabato yahirimye. C'est biblique. Hanyuma ijambo ry'Imana riravuga ngo n'urupfu na kuzimu nabyo bizazana abapfuye bari muri byo. Bari muri byo ni ukuvuga ni abantu bari mu butaka, ni abantu bari mu rupfu nyine. Instruction, namwe nimuzane abapfuye bari mu gitaka bose di present. Hanyuma muri ya mazina, nimba warapfuye ibihumbi 4,000 ans bishize, warapfiriye mu nyanja, Imana tubaye tuvuga iri inyuma y'ibi bintu ni Imana yadendetserera hejuru, ni Imana yaremye isi, ni Imana yagomeye amazi, ni Imana ifite ijambo ku cyaremwe cyose gihari n'ibi byasi duhetu. Nico gituma ibyanditswe byayo byahometswe nitabasha kubesha exactement niko bizaga. Hanyuma gahaze ku urwo rubanza. Ariko usomye muri chapitre hejuru utaragera, haravuga ngo abantu baciwe, donc les témoins de Christ baciwe amajosi n'abandi bapfiriye muri Kristo. Ubwo Yesu azagaruka, muze mureka twige Bibiliya, bwa mbere akajana abapfuye, akajana ikanisa n'abapfuye. Abo bantu bazimana n'umwami Yesu imyaka 1000. Satani azabo biranditse muri yo chapitre. Hanyuma imyaka 1000 nishira, Satani azongera abohorwa akanya gato kugira ngo persécuter, aséduire n'abantu. Nico gituma Paulo yavuze ngo ahirwa abazapfa abazazuka muzuko wa mbere, kuko mu muzuko wa kabiri hazaba tribulation ziteye ubwoba, ibihe bikomeye cyane. Nibavuga ngo ari chiffre ikoze gusirikire 666, utayifite mu gahanga taje kugura ibyo kurya mu isoko, turi hano Kinshasa, uzagira ntuja muri magaze kugura ikintu,
umwana wawe ntaje ku ishuri. Ibyo bintu biranditse hano. C'est-à-dire uziyemeza gupfa urupfu rubi nyine kubera Kristo. Ni byiza kwitunganya kugira ngo tuzabe mu muzuko wawe. Amagambo ko turayumva. Mari tugirire neza cyane. Turi abagabo n'abagore bamenye Kristo, dukomeze iyi nzira ariko kandi tubasipire kuzaba mu muzuko wawe. Ijambo rikurikira ijambo y'umwami Yesu. Yesu ku isi yagiraga inshuti. Wige kuba inshuti ya Yesu uri we wese. Yesu yakubera inshuti. Yesu yagiraga inshuti mu bagabo, Yesu yagiraga n'inshuti mu bagore. Hari abantu babyumva nabi ngo ni gute Yesu yagize inshuti mu bagore. Yesu yagize inshuti mu bagore. Absolument. Erega Imana ireba n'umutima w'umuntu. Mu nshuti ze harimo Marita na Mariya. Ariko urebye babagore bagiye umunsi wo kuzuka, abagabo bagatotora bakagira ubwoba, bahe batinya ba Petero n'abandi batinti tuzi ibitubaho. Ba bagore bose ba Salome, ba Magdala n'abandi zari inshuti za Yesu. Uzuba décomplexé mu gihe uri mukuri. Amaze bamubwira amakuru kuko yari inshuti ya Lazaro n'abashikiwe babiri, baramubwira aho yarari bati nono umuntu ararembye bamutumaho. N'amakuru maremare ni chapitre 11 ntituyitindaho, ariko icyo tuvana mu niki Yesu bamubwiye ngo Lazaro yapfuye, disons ararwaye ararembye. Muze gutegerera amakuru. Yesu ndi yaje kubanje nawe ubaramye uhagarika ibintu byose bayikora daboro kugira ngo wemeze abantu kubakunda. Niko mu mubiri twimeze. Yesu yarasibiye agira iminsi yi finalement wa mugabo arapfa. Ariko yarazi imbaraga ze ngo ashike. Hari ukuntu Marita yihuse yamusanze atarinje mu muhana neza, baraganira bati yije kuba hano umusaza wacu ndaba yapfa. Haba deba amubwira ati nono arasinzira, undi ati nono ça va. Daira namwe ati ufite imbaraga zo gukora byose, ariko ngo mubwire gutyo Yesu ngo amubwire kuko afite izo mbaraga. Wa mudava ati oui je sais ko azazuka ku munsi w'imbere. No Yesu yahoze amubwira uwo mwanya. Baragenda nono amakuru ageze kwa Mariya wari kumwe n'abayahudi baje kubahumuriza, kuko twaje kubahumuriza ngo bamubwire bati Yesu ari hari kuko ari umukunzi we. En fait uwo Mariya muze mutegera niwe wafashe arya amavuta y'agaciro kenshi ayamenera kuri Yesu, kandi birizibwa kuko yahoze ategura umuzuko we. Yari amavuta y'agaciro kenshi cyane, bayakonsidera nk'isalere y'umwaka y'umuntu icyo gihe. Ni nk'icwende gutyo, arimo amavuta meza cyane y'agaciro kenshi, arayamena yose, arashoka yose ayamumenera mbere yo kuzura Lazaro. Noneho ngo bamubwire arahaguruka kuko yamukundaga. Ni ijambo ry'umukunzi. Iyo bakubwiye amakuru ya Yesu uzuhita uti ibintu wari urimo ugahaguruka, n'abashitsi wowe basiga. Noneho ngo bamurahagurutse bati nono uyu mudamu agiye ku gituro, reka noneho tumukurikire. Barasohoka, kumbe we yumvishijwe kuko Yesu ahaye akabakaba aho ngaho. Uze ubyukira ingingo zawe n'ubwenge bwawe n'umutima wawe, uzubyihutiriza umukunzi wawe. Niryo jambo rivuga ngo mu mategeko itegeko rya mbere ni ugukunda Imana n'ubwenge bwawe bwose n'umubiri wawe wose n'imbaraga zawe zose n'umutima wawe wose, hanyuma no gukunda mugenzi wawe kuko wikunda. Amen. Wa mudamu ndasohotse ngo ashikagiranye ikiganiro na Yesu, nawe
nawe exactement abwira Yesu kakuriye kwa mushikiwe biragaragara ko bari babiganira ati yuje kuba hano umusaza wacu ngaho nuko Yesu aravuga ati okay nimuze none tugende munyereka aho mama Maria yanshuti ya Yesu aramwe ati no sincerely ntaco bimaze kwaranuka ni iminsi ine twaramuhambye c'est trop tard mwumva ubwenge bwacu aho buzamugarukira nawe ubwo ntasobanukirwa Yesu aravuga ati Maria we ninje muzuko ninje bugingo n'umuzuko amen bien sûr ko bageze ku kaburi arababwiye ngo bavane ibuye hanyuma Yesu se yarasenze yasabye Yesu yashimye amen intambara zigeze kure mu bugingo bwacu uzobe isengesho yo gusaba w'igisengesho yo gushima Yesu kumikate yasabye Imana ngo ndagusabira umufashe imikate none yarashimye mukuzura Lazaro yarashimye isengesho ryawe ryo gushima ni ryari ko twakagiye dushima Imana tuko tuyisaba Umwami Yesu arahangaha imbaraga zari muri Yesu umunsi azura Lazaro nizo mbaraga tuzazukana nazo amen izo mbaraga zari muri Yesu umunsi azazana impano nimba tuzaba tukiriho impano ivuze muri iyi minsi izo mbaraga nizo zizatuzamura noneho yipresenteur la force muri physique qui attire vers le bas tere yinani hejuru tiyoguma mu kirere tiyoguma no kuzamuka hari imbaraga ni physique ziyatire iki kintu kikaja hasi umwami Yesu nagaruka iyi presenteur nzizagira imbaraga kwitorero ry'Imana amen amen pas du tout donc presenteur zigarura ikintu ubwo Yesu azaza imbaraga ziri muri we azavugana n'ijwi rye izo mbaraga zazuye Lazaro akaba mu gituro nta kintu kigaragara kiya kiboneka nizo zizanzamura kaduga amaze ntiyagira ikintu gituma mpanuka cyangwa kingaruka Marche donc uyu Yesu wazuye Lazaro niwe Yesu uzazura abaziriye niwe Yesu uzatuzura nituzaba twarapfuye ariko kandi imbaraga ziwe zizaduhindura nituzaba tukiri bazima Imana tugire neza cyane mu gihe tuzazuka tubijamo cyane hari amakamba Yesu azaduhereza amakamba 5 muri we tubijamo ariko ikamba rimwe ni ikamba ry'ubukira irindi kamba ni ikamba ry'ubukira ese uzakangukira uzazukira urubanza cyangwa uzazukira ubugingo bwawe ese nuramuka uzuzi kuko nabyo Pawulo yarabivuze uzasa n'unyuze mu muriro cyangwa uzaba uzukanye kugira ngo ubone ibihembo by'imirimo yawe ejo nakurikiye imirimo y'umugabo wadusize yagiraga biranezeza cyane biranezeza rwose hari ibintu abantu bimwe bazabahurizaho hari ibintu bimwe nje numvise purijeho nawe ni sensibilité yo gufasha imfubyi amen uwo mugabo yafashaga imfubyi z'abanyamurenge z'abapfurero zamukomesha ahantu benshi tukindi Imana arakimbaye ndagerageza umuntu nkuriye mu by'ukuri ni byiza ko tumwigira kuko abantu ni byiza kujana ifaranga muri banki no kweparanye no gukora ibintu bindi byo kwitegura n'urupfu n'ibindi
nibyo tuzasigira abana ariko ga investissement nini iba mu mana ko muragira ngo umuntu wahoze urihira amashuri abana b'imfubyi 200 na ko murumva ko muntu umwana we azasabiriza imana se yagiye he c'est comme ça que Dawidi yavuze ngo nari umusore none ndashaje sindabona umukiranutsi ababandone ariko n'urujaro rwiwe rusabiriza amen urujaro rwa Adrien tibishoboka ngo ruzasabiriza kuko yakiranuka Imana ukuye ko we kubera yuko yigishe gukiranuka twarabivuze wa munsi ibyo muri Daniel azaka nk'inyenyeri ariko n'urujaro rwiwe ntiruzasabiriza ariko nawe waba nkawe ukiriho ubwo ukiriho wakwiga muri dukeya ubonye cyangwa twinshi ufashe imfubyi n'abapfakazi noneho nicyo gihega ku munsi w'imperuka nje nabitinzeho cyane muri imyaka nigute Yesu yigishije ubutumwa akavuga ari amagambo yose ariko yageze muri Matayo 25 avuze ririya jambo ry'abageni 10 atanu bari bafite amavuta abandi batayafite bigatuma nyine umukoza nanone bakarate ariko akavuga ngo umunsi w'imperuka Imana izashira abantu cyangwa se umwami Yesu hamwe ibageranya bamwe n'ihene abandi n'intama noneho critère ya jugement muntegere neza critère ya jugement iri hariya ni ukuvuga ngo nari ndwaye uramvura cyangwa se uransura nari muri prison uransura nari nshonje urangaburira nari mfite inyota umpeza icyo kunywa nari umushitsi unyitaho Bibiri zivuga ngo les justes n'abakiranutsi bazamuhindukirana no kubati no urakabije no byari twakubonye byari ndakunye njewe ryari ndakunye ababwire ngo ubu mwabikoreye umuntu wese muto kurije ni umuntu uri muri besoin en fait ubwo wahuye n'umuntu uri muri besoin ukabimukorera nije burya wazo bikora ngwino wicare ku ntebe ya data ko murumva critère ya jugement donc mureke twige non seulement kugura kwizera kugeza ku munsi wa nyuma tukazazuka ariko kandi twige kugira imirimo myiza kuko iyo mirimo myiza niyo tuzarushanyamwe amakamba les couronnes la récompense amen mugihe turaho mwibuke ko umukunzi wacu ari hafi ubukwe bw'umwana w'intama bwegereje kandi uzabwe hari indirimbo wenda turaririmba n'abahagarikiye nje mpisemo Yesu amaterme y'iriya ndirimbo ugeze ku verse ya 3 ni amaterme usanga mu ndirimbo za Salomo aryohera cyane tabuki uryoha ahumura neza kurusha ibirabyo byose ni korashimagiza akintu kiryoha kurusha ubuki indirimbo aravuga ngo wanuma yanje ahumura neza kurusha ibirabyo byose ibyo Yesu adukoreye byose bizabihumura neza urukundo rw'Imana atugaragariza ruhumura neza ako turi mu isi turi communique ku bandi Imana idufashe dufate Yesu k'umuntu turitira amazu meza k'umuntu turitira amasambu k'umuntu turitira ibintu byose ku isi mu gihe ugikunze umugore wawe cyangwa umugabo wawe cyangwa umwana wawe cyangwa akazi kawe gusumba ukunze Kristo nturagera mu rwego Imana ishaka kubiraho amen tugomba kubakunda ariko tugomba gukunda gusumba ibintu n'abantu bose na byose n'umwami Yesu nitugendera muri iyo nzira
umunsi umwe azaduhamagara dusange bariya abantu bose batubanjirije duhumure. Rero prépare-toi à la rencontre de Dieu. Tuzi umunsi kandi wirasure ku izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Hanyuma witegure gutumirwa mu bukwe bw'umwana w'Imana. Imana tugire neza. Amen. Turashimira abaduhaye ijambo ry'Imana ryiza ryo kutukomeza no kutwihanganisha. Imana ibahe umugisha. Tugiye kuvuga umwirondoro wa Pasteur Adrien. Ni ibintu bitoroshe, yari munini cyane kuko uko turi muvuge hano kuri izi mpapuro zibiri cyangwa mu minota ibiri, ariko batamuzi batarabashije kumenya iyi ni resume gusa ko yobafasha kugira ide kuri uwo muntu. Amazina ya nyakwigendera yitwaga Nkundimana Rutiririza Adrien, yari mwene Zondo Charles na Nyiramakuza Uzia. Pasteur Adrien yavukiye aho bita kuri Gasu, aho ni mu Bibangwa muri territoire ya Uvira, zumvikane ko ari muri Kongo, mu mwaka w'igihumbi 1957 mu kwezi kwa 10. Yashakanye na Rosa Nsabimana Nyantore ku itariki 14 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'igihumbi 1975. Imana yabahaye umugisha babyarana abana 10, ariko kuvuga amahirwe make abiri baje kwitaba Imana bakiri bato muri bo. Ubu asize abana 8 barimo abakobwa 7 n'umuhungu 1. Asize abuzukuru 17. Zumvikane ko muri rusange umuryango wose asize ari abantu 25. Amashuri yize guhera mu gihumbi 1965 kugeza mu gihumbi 1972 yize amashuri abanza cyangwa se primaire mu Rubirizi, nari muri plane mwese murahazi. Yahawe brevet ya CO muri Sange mu mwaka wa 74, donc igihumbi 1974. Mu mwaka w'igihumbi 1979 nibwo yabonye diplome d'etat y'amashuri yisumbuye cyangwa secondaire, aho ngaho ni kuri Kiriba muri Kongo nanone. Muri 2003 yahawe impamyabushobozi y'ikiciro cya mbere cya kaminuza cyangwa se graduate muri business administration kuri kaminuza Sepromade aho ni Bukavu muri Sud Kivu. Muri 2005 yahawe diplome ihanitse mu buyobozi bwa gikristu no gukura ku itorero. Yagiye afungura amatorero menshi Kamembe ndetse ni Bugande, afite amatorero bagiye bafungurayo. Mu mwaka wa 2013 yahawe impamyabushobozi ya theology muri kaminuza ya Canyon University muri Amerika. Ubuzima bwe bwa gikristu, Pasteur Adrien yakundaga kuririmba kuva akiri muto. Yinjiye korali y'abana muri 65. Zumvikane ko yari afite imyaka 8 gusa kuva avutse. Yakiriye Yesu umwami n'umukiza we mu mwaka w'igihumbi 1965 aho ni Rubungu mu Minembwe. Yabatijwe muri Sepake mu kwa 5 mu gihumbi 1970 mu Mikarati. Nyuma yo kubatizwa yakomeje kumuririmbya bikunze cyane, n'umuvuga butumwa. Kubera icyizere bamubonanye nk'umukirisitu n'imfura mu rusengero, baje kumusengera ku pasteur mu kwezi kwa 4 muri 1994. Nibwo yahawe inshingano zo kuba pasteur mu Bibangwa muri territoire ya Uvira. Guhera muri 1994 kugeza muri 1997, iyo myaka 3 yose yakoze umurimo w'Imana ahantu hatandukanye, ku Kiryama, mu Gitembe ndetse no mu Bibangwa.
ari pasiteri aho hose. Mu mwaka wa 1997 yaje kwimukira i Bukavu, akomeza gukorera Imana nka pasiteri w'intangarugero muri Sepake Shalom i Bukavu kugeza 2007 nibwo yaje kwimukira muri Amerika. Agezeyo yamaze igihe gito, guhera mu kwa 4 2009 kugeza tariki 16 y'ukwa gatandatu 2013 yabaye umushumba mu itorero rya Philadelphia Poland muri Amerika. Kuva mu kwezi kwa 8 2013 Imana yamutegetse kuva aho yari atuye mbere ngo aje kuba gufungura undi murimo w'Imana aho bita Dayton muri Amerika. Guhagarara kuvuga kuri uyu munsi biragoye, ariko ntitwareka kuvuga. Mwene data wagiye yari intwari rwose, yari umugabo w'intwari, yari umugabo w'abagabo. Mwene data yagize ubutwari akiri muto cyane cyane, yerekana ubutwari. Papa yapfuye tukiri gato, arakura atangira ibintu by'ubutwari akiri muto kandi arabishobora. Nubwo twari dufite abandi badutegekera, ariko abibamo ari intwari kandi arabishobora, abitwara neza, bigenda neza, aradutegeka abo tuvukana, arabishobora. Tumushimiye ubutwari yagize, yakoresheje ubutwari bwose, aradushingira abo tuvukana, aradushingira abakobwa n'abahungu bose, arabirangiza, ashingira abana be. Abasigaye natwe tuzabashingira, twacika indege, dufite Imana. Mwene data yari intwari, yabaye umukristo akiri mutoya, arabishobora pe. Yakundaga amagambo yo kuririmba, akaririmba, akatwigisha kuririmba, akatwigisha gusenga, amaze natwe tukamwubaha, tukamwumvira. Mwene data icyo yatubwiraga cyose twaracubahaga kandi tukacumvira, tugakurikiza ijambo yatubwiye, tukama turyubaha, tukamera nk'ababwiwe n'umuntu mukuru. Turamwubaha, turamwumvira, turamushigikira. Nije wari mukuru, ariko akangira nk'umwana, nanje nkamwubaha. Mwene data yakoze imirimo y'ubutwari, yagaragaje ubutwari, yabaye mu isi iminsi mikeya, ariko yakoze imirimo myinshi tutorondora kuvuga, tutohagarara ngo dushobore kuvuga. Nubwo imibiri zinanirwa, ariko n'ukuri twamuvugaho byinshi cyane, twamwigiyeho byinshi. Ahantu hose yabaye intwari, yabaye umwarimu w'amashuri, aho abaye hose yahava bakamuririra, bakamuvuga kandi basigaranye abandi. Yabaye umupasiteri, bakamukunda abantu bose, ibyo avuze bakabikurikiza, n'abakuru kuri we bakamwubaha kandi bakumvira ibyo yavuze. Yari umugabo w'intwari, yari umugabo w'intwari pe, yari umugabo w'abagabo. Twatakaje ikintu gikomeye, abantu bose. Twabuze umugabo ukomeye cyane. Jewe ubwanje yari papa, akaba musaza wanje, akaba manyana yanje. Murumva twari dufite ibintu byinshi dusangiye. Ndamwubaha. Hariho abazabashingira n'abavukana bagasuzugurana, izo muzamubibona, ariko twebwe twarashingiranye. Nukuri arongera mfata nk'umwana mu bana biwe, uko avuze nkakumvira kandi nkakubaha. Ambera data muri byose, sinamusuzugura nawe ntiyansuzugura. Tukaje inama mu byo tuvuga zose. Adrien yari intwari, yari umugabo w'intwari, yari umugabo mwiza ugira amagambo makeya, amagambo y'ukuri, akavuga amagambo y'ukuri.
ijambo ryose yakubwiraga ukamenya ko iryo ari ijambo ry'ukuri. Adrien ntiyavugaga amagambo menshi, yavugaga amagambo makeya, ariko amagambo yose yakubwiye ukamenya ko yari ay'ukuri, kandi uko bamuvuze niko ari. Yarakubwiraga ngo niko bavuze, ngo nanje sinje wabivuze, ukamenya kuko yakubwiye kandi yavuye inyuma. Adrien yari intwari, yari umugabo ukunda abantu bose, yari umugabo wakamiye abapfakazi, yari umugabo wafashije imfubyi, yari umugabo utararobanuye. Nukuri bamuvuze uko ari. Cyakora kizakimbabaza nuko abantu baza bavuga umuntu yagiye. Iyo aba twovyize ngo tuza tuvuga umuntu akiriho. Yakoze imirimo myinshi y'ubutwari kandi itangaje, itokorwa n'abantu bose. Ariko Imana yakoreye, yabonye ko adakwiye kuguma kuri iyi si, iyamuduhaye yabonye ko ikwiye kumusubirana, niyo yamujanye. Ndizatubabaza cyane, natwe nitugira kwihangana tuzamusanga mu bwami bw'Imana. Ngo tuzabona abatubanjirije, barimo Pasiteri Adrien, tuzabona kuri wa munsi nitwihangana. Imana imwakire mu bayo. Katika dunia ni kama kupanda na vuna, apandaye katika mwili atavuna uharibifu. Tukitumikia Mwokozi tutapata thawabu. Yafaa kuishi na katika maneno ya Mungu. Yafaa kuishi na katika maneno ya Mungu. Kwa neema kubwa kabisa tumekubaliwa na Mungu. Kuko kuva ejo abakomeje kuvuga bavuze ko kuvuga Adrien ititwa bivuga uyu munsi ngo tubirangize, kuko yadukoreye byinshi, ariko Imana yahisemo kumutwara. Yadukoreye byinshi, ariko mu izina ry'abishwa be bambwiye ngo mbabwire ko muri byose ari ugushima Imana. Pasiteri Adrien njyewe ubwanje nakuriye iwiwe, naje kumenya ubwenge ari iwiwe, mba narizi ko ariwe data. Aho niho mpera ubuhamya bwiwe. Yari umuntu w'umukiranutsi cyane, w'umwizerwa, kandi akiri umusore. Icyo gihe ngira ngo yari afite abana babiri, ariko ari umwizerwa cyane, ari umuntu abantu baza bafata nk'umuntu mukuru, kandi ari umuntu ukiri umusore. Icyo gihe mumenya gutyo abantu bose bakamutinya. Ari umuririmbyi, twaririmbaga mu ikorari, abantu bose baririmbye mu ikorari, twinjiraga mu ikorari tukiri abana nta kintu turamenya, ariko twigisha gusenga. Hari ukuntu abakorari baza basa n'abaderanje bari muri repetition, wavugisha mugenzi wawe akakubwira ngo banza uhagarike uvuge ibyo wari uhawe ubwira uwanyu, ureke kongorera ubivuge twese tuzumve. Mwaseka, umuntu yakubwira ijambo waseka akakubwira ngo uvuge icyo wasetse kugira ngo abantu bose bacumve. Kuvuga ngo ibintu uziwe byose, umuntu waza gushaka kujana ibintu byose mukuri, atari ibintu byo guca hirya no hino. Ubwo nari nkiri umwana mutoya, nari nkiri umukobwa mutoya, kandi nari ntarakobwa n'iwabo. Ni umuntu wamenye Imana. Igihe yamenye Imana ko turabizumvira ahangaha, ariko igihe namumenye yari umukristo w'umukiranutsi witanga cyane. Kuva icyo gihe mubonye kugeza uyu munsi wa none agenda,
nari ntarabona ko kwakunda abantu bamwe bazabanza bagashuha cyane ikindi gihe bakagabanya ubukristo kuko namubonye icyo gihe niko arinze yitaba akimeze mu bintu zose maze gushika mu rugo rwabo yambereye data bukwe kugeza uyu munsi jewe nari taramuhamagara no mu izina ryiwe nazaga ntinya kurivuga kubera kuko naratashe murabizi ko twagendaga umuntu akagira iminsi yongiye mu mbere umuntu waje kunterura pasiteri Adrien kuri ubwo sinamufataga nkamuramu wawe itafikapo uchafu hautaingia mateso ugonjwa na kufa hazitakuwapo mjini na mule tutayasahau mashaka jaribu na vita hatutaachana milele hakuna uchungu rohoni mjini mle mtakatifu Yesu atuandalia makao sasa nangoja na utamani mji mzuri kutoka mbinguni mjini hatutayaona kilio na maombolezo na huko hatutadanganywa haitakuwapo husuda na wana wa Mungu waona uzuri na utakatifu nitakapofika mjini nitashangilia daima mjini mule mtakatifu Yesu atuandalia makao sasa nangoja na utamani mji mzuri kutoka mbinguni wapenzi rafiki na wale waliomaliza safari kwa ajili ya damu ya Yesu na tutawaona mjini katika makao ya raha. Tumaini letu ni hili, tutakusanyika mbinguni mjini mule mtakatifu. Kubera iki ryaje ariko numvise hari abantu barikozeho na madamu avuye hano nawe yarivuzeho kandi sinamuteguje iryo jambo niteguye mu kanya gatoya kuko nabaye ikiryambo ntaravuga numva iryo jambo ribwira ngo ngaruke ku ijambo rivuga ngo kubana neza, kubabarirana, urukundo n'imbabazi. Sibizi niba bivuze neza ariko muri make nayo magambo. Donc uko abantu bagomba kubana neza, bihanganirana, bababarirana ndetse banaramirana, bakabana mu rukundo, bakihanganirana, bakababarirana, bakezwa, bakagira urukundo les uns envers les autres, niko guteguza ubuzima bw'ejo. Donc wirebe ayo magambo ndayavuga ntayavuga kuri ntahuye n'ibyo rwa Pasteur Adrien habe nabo. Ayo magambo arandeba njewe, arakureba wewe, kuko iwe igihe yarafashe mu isi gitoya yaragikoresheje. Twarumvise témoignage nyinshi cyane zibivuga, ariko njewe usigaye, wewe usigaye,
ijambo ry'Imana ndagira ngo umusomyi araza kudusomera ijambo ryanditse mu gitabo cy'Abatesalonike, ndagira ngo niko kuri 3 no ku 12 no ku 13 araza gusoma, ariko ndamubwira aze gusoma kugira ngo ibyo mpaye vuga n'ibyo byanditseho. Iryo jambo riratubwira ngo tugire kwihanganirana. Uburyo abantu bagomba kubana ni ukwihanganirana, ni ukubabarirana, ni ugusurana, ni ukwiyeza, ni ugutungana, ni ukugira urukundo les uns envers les autres, tugakundana, twamara tukitegura, tukisubiramo, tukihana, kugira ngo urupfu nirudutungura ku munsi warwo tuzabe turi tayari kugira ngo tuzajane mu ijuru. Urupfu rw'umuntu rwakatubereye un moment d'interpellation. Ndashima cyane le frère Azarias amiga yaduhaye amiga akomeye cyane, atubwira ngo êtes-vous prêts à rencontrer le Seigneur? Imana yogaruka muri uyu ngoro, ninde uri tayari? Icyo kibazo yakikubajije nawe aho ugende wibaza. Ariko hamwe nabo umwanya n'uyu yabitubwiye, umwanya n'uyu wo kugira ngo witunganye ukiri muzima, kuko urupfu niruza nta na rimwe ruzakomanga ngo kubaze ngo ese niba batazi ibyo byagenze, yarwaye grippe bayirwara muri famille, twese dufite amafamille, une grippe ordinaire ifata famille y'abana umugore. Étant fit le tour du monde en un laps de temps. Elle se propagea comme un feu de brousse. La mort a retenti avec force. Partout, nous avons entendu des cris, on a vu la douleur et le désespoir. On a senti l'image et l'odeur de l'ennemi, le dernier que le Christ en personne aura soin d'éradiquer lorsque l'humanité tout entière poussera des cris de joie. Ô mort, où est ta force? Ô mort, où est ton aiguillon? Cette mort a surpris, mais nous témoignons avec enthousiasme que le ciel a arraché son serviteur, certes est tôt pour nous, mais attend à celui qui gère les temps et les circonstances. Pasteur Adrien Rutiri Zankundimana fut orphelin de père très tôt. Mais lui-même, le père donc, Charles Biondo, son père est mort quand lui n'était pas encore né, quand il était encore dans les entrailles de sa mère. Il a donc grandi, le pasteur, élevé par la main de Dieu et celle de sa mère veuve, Uzia Iramakuza, mais cela n'eut aucun impact négatif sur son éducation et surtout sur sa qualité d'homme. Nous sommes heureux, Auguste Assemblée, venu nous accompagner en ce jour où nous levons le deuil après qu'il ait été mis en terre hier après-midi dans l'État d'Ohio aux États-Unis. Heureux donc de vous dire combien la famille Mutugani a vécu, les expériences que cette famille a vécues avec celui qu'elle vient de perdre. Un fils, un unificateur, un rassembleur, un serviteur généreux. La famille est heureuse de l'avoir eu, même si aujourd'hui elle l'a perdu. Feu pasteur Adrien a été marqué par tout son passage, par l'amour du prochain, dans la famille restreinte comme dans toute la communauté Banyamulenge, mais aussi pour tous les autres Congolais, ainsi que toutes les personnes des autres nations du monde qui l'ont vu vivre ou qui l'ont vécu. Affable à tous avec dignité, il savait estimer les uns sans énerver les autres.
Il donnait non seulement avec joie, mais avec une grandeur d'âme, c'est-à-dire le mépris du don, mais l'estime de la personne. Qui nous opposera? Qui nous contradira? Qui dira n'avoir rien reçu sur les longues listes de cotisations quasi quotidiennes pour les jeunes qui se marient, pour les victimes d'emprisonnement, pour l'assistance aux enterrements, au niveau de la famille Mutugani, dans les groupes de Rurambo et consorts. Les témoignages fusent de partout. Puis, l'homme, grand de taille, énorme, marche lente, souvent la Bible en la main droite, tandis que la main gauche dans la poche, il était la consolation de la famille. L'homme dont le cœur égale la sagesse, un esprit vif et perçant, élevé et docile, c'était une âme forte. Il savait surtout mettre fin aux différends, les régler d'une manière qui conciliait les intérêts les plus opposés, qui pourrait penser, sans verser de larmes, aux marques d'estime et de tendresse que lui donnaient ses jeunes frères, dont le commissaire général honoraire de la police nationale congolaise, Charles Bisengimana, et son épouse, leur petit frère John Mukiza. Que dire de ses sœurs, dont, mais au moins, ils ont la fierté de l'avoir eu comme frère et comme parent. Avec tant de grandes et tant d'aimables qualités, et qu'il ne peut pas lui donner son admiration, tenez, cet homme, après avoir obtenu son diplôme d'État, a renoncé à faire l'université. L'unificateur de la famille, l'assistant social, l'aide aux nécessiteux, la conversion des âmes à Christ le Sauveur sont autant des œuvres qui ont marqué le défunt que nous verrons en ce moment. Umami Yesu,